Umuhanzi akaba n'umunyamakuru Uncle Austin arasaba abategura ibitaramo guhindura imyumvire. Ni nyuma y'uko iki kibazo cy'abategura ibitaramo kimaze iminsi gifitwe n'abahanzi batandukanye bakiri bato bakeneye kugaragaza impano zabo ndetse no kuzamura amazina yabo ndetse no kurya ku dufaranga tw'umuziki bakora. Uyu munsi wa none bikaba bimaze kugaragara ko abategura ibitaramo bibanda ku bahanzi bamwe ndetse bimaze no kugaragara ko harimo ikibazo niba ari icya ruswa se cyangwa ibindi biri no mu bintu byanatumye Uncle Austin abigarukaho mu butumwa yacishe ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yagaragaje ko ibitaramo byo mu Rwanda byitabirwa n'abahanzi bamwe badahinduka. Muri ubu butumwa Uncle Austin yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe yakomeje agira ati birababaje yewe binateye n'agahinda kuba umuhanzi nyarwanda akora indirimbo agashora amafaranga akazikorera amajwi n'amashusho ariko akabura ahantu ajya gutaramira abantu ngo yireke abantu be bishime benjoyinge, hanyuma kandi agire n'inyungu abibanamo mu gihe hari abandi bahanzi runaka wenda se bariye amafaranga y'umuziki inshuro zirenze imwe bakigomeza kwiseresimba mu muziki ndetse bakanayakorera amafaranga ateye ubwoba mu gihe bagenzi babo bari kwicirwa kurwara nk'inda. Uncle Austin yashyigikiwe n'abatari bake by'umwihariko biganjemo abahanzi n'ubundi bakiri bato kubera icyo gitekerezo yatanze cyo kuba abategura ibitaramo bahindura imyumvire ndetse bakagaragara neza ko bagomba gutanga akazi n'ikiraka ku baririmbyi n'abahanzi batabogamye, aho n'ubundi byahita bitanga umusaruro mwiza ku bahanzi bakiri bato bafite impano ndetse byabapushinga mu mikorere yabo kuko twese turabizi ko umushahara wa mbere uraryoha kandi ntako bisa guhembwa n'ikintu uri gukora kandi ugikunze. Uyu munsi wa none hari abakora umuziki kubera ko bawukunze gusa ntibagire inyungu zifatika bawukuramo. Mu gihe iki gitekerezo Uncle Austin yatanze cyashyirwa mu bikorwa byagira inyungu ku bahanzi benshi bakiri bato ndetse bakizamuka kubera yuko byabazamurira urwego bakiyereka abakunzi babo bakabona inyungu mu byo bakora nibabe basagihobe cyane cyane nko bihe byashize abahanzi bitwaga basagihobe ahanini biturutse ku gasuzuguro basuzugurwaga uburyo batafatwaga neza bishingiye ku kuba nta nyungu zihambaye babonaga mu miririmbire cyangwa se mu miziki bakoraga. Uncle Austin ni umuhanzi wamenyekanye mu itangazamakuru nk'umunyamakuru ukomeye ndetse akanaba n'umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje kwisanga ari mu marushanwa ya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka w'ibihumbi 2018. Uncle Austin ni umuhanzi ndetse n'umunyamakuru wakunzwe n'abatari bake, imbaga nyamwinshi mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo n'ahandi hatandukanye afite abakunzi batari bake. Uyu munsi wa none bisa nka tombora kugira umuhanzi ushobora kuzana ibitekerezo nk'ibi bishobora kugira inyungu ku bahanzi bagenzi be. Gusa abagerageje kubikora barashimwa gusa si bose kubera yuko umuntu wese ugize igitekerezo nk'iki aba ari igitekerezo cy'ubunyangamugayo ndetse kigaragaza ko afitiye urukundo bagenzi be. Mu gihe bivugwa yuko umunsi ku wundi mu ruganda rw'imyidagaduro havuga ibibazo by'amashyari ndetse n'ubwumvikane buke biri mu bintu binatera umwiryane hagati y'abahanzi ubwabo bakagera ku bana nyungu babibonamo mu buryo bw'ibifatika ndetse n'imibanire yabo ikazamo ibibazo. Bakunzi mudasaba kubana natwe hano wisanze ni Taifa Rwanda, icyo usabwa ni ukudukurikirana ukamenya amakuru yacu umunsi ku wundi hanyuma kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Njye nitwa Elize Taifa ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.